Kamene amabanga ya Pafiri na Kavamahanga. Nimvuga iyi nkuru ni inkuru ibabaje iteye agahinda, ariko nagiriwe ubuntu bwo guhura na Kavamahanga nta guca ku ruhande Pafiri. Reka tumene amabanga nkuko nawe wamenye amabanga, nta guca ku ruhande, kandi ijye nkiraho nkubwira ibintu ushobora kwitegura. Sindi mukuru cyane, ariko twarerewe muri Pantekote ADPR. Papa wawe ni pastor, mama wawe ni pastorine, nawe ukaba umwana wabo. Pafi ngaha hondi mbivuze rwose, sindi ngura inzira, mbivuze nemanga, nudasiba iyi video ngo ujye gusaba Kavamahanga imbabazi. Witegure kuvumwa no guhanwa rwose. Ibi ni ibintu wihamagariye, ni ibintu wiremeye, ni ibintu bikuriho, nta n'uwagusengera ngo bikuveho Pafi. Koko Kavamahanga waguhaye video zirenze 40, video imwe ikaba ifite views zirenze 150, ukaba ukizicuruza n'ubu uzaguma uzicuruze. Kavamahanga waguhaye igaburo. Kavamahanga mwasangiye ugatanga ubuhamya bwe ko ari umukristo mwiza. Kavamahanga pastor muri ADPR, akaba mwarimu muri ADPR, akaba umuhanuzi. Ukamwandagaza kuri ukamwambika ubusa ku karubanda angana na so. Kavamahanga abura imyaka 3 ngo ajye muri pasiyo. 2017 ubwo nakoreraga mu ntara y'Amajyaruguru mu gihugu cy'u Rwanda, mu karere ka Rulindo, mu murenge wa Mbogo n'uwa Bushoki, niho Kavamahanga ngira ngo akorera umurimo muri ADPR. Paruwase ya Tumba ntabwo yigeze ijya mu kibazo cya Kavamahanga ngo igifate nk'ikibazo gishobora gusenya umurimo. Ingo zose zigira ibibazo, ariko nta bibazo afite muri iyi paruwase. Kandi nahamagaye umushumba mukuru wa Tumba. Ururembo rwa Gicumbi mu Majyaruguru nta kibazo rufitanye na Kavamahanga nk'umubwiriza butumwa nka mwarimu ngo urumuhagarike, bati ku mpamvu z'uko utera imbuto wazanye umugore wa kabiri, cyangwa se ufite ishoreke, cyangwa umugore wawe atotezwa ari ku nkecyo, niyo mpamvu dufashe icyemezo cyo guhagarika umukristo witwa Kavamahanga. Ibyo nta byabaye. Pafire wowe wemeje ko Kavamahanga ari umukristo igihe kitari gito, nkuko mu biganiro byawe kuri Beura bigaragara, mu biganiro mwagiye mukorana, ariko bwacyo ugahinduka uti Kavamahanga akorana n'imyuka mibi yo mu kiyaga iki n'iki, nasenze Imana irabimbwira, ukemeza uko kuri kw'Imana ariyo yabikubwiye. Nagira ngo mbaze abantu bakuri hafi, abagushyigikiye, cyangwa se abantu bahora bagendana nawe mu rugendo rw'ivugabutumwa, umukozi w'Imana, uretse ko jewe rwose utarihana, nzi nka Beura uvuga amakuru atandukanye, uvuga inkuru zitandukanye abantu bemeraga ko ari ukuri, ariko ukuri ko kwambika umubyeyi ubusa. Ngira ngo ari papa wawe ibi bintu byabayeho ntiwacana kamera, ngira ngo ari wowe byabayeho ntabwo wacana kamera. Pafi ibiganiro byose wamukozeho byari byaraguhesheje umugisha. Nabajije Kavamahanga arambwira ngo nta n'igiceri cy'10 wamuhaye ryari ivuga butumwa yazagamo ryo kwagura ubutumwa bwiza, cyangwa se kwamamaza ubutumwa bwiza. Uramubeshyera ngo yagiye hanze, ngo azana ubijyamo, uramudiriringira diru, ajya hanze y'u Rwanda, ajya mu Burayi, azana akavagari k'amafaranga, aje abadevoruse n'umugore we, kugeza ubwo wemeza ko n'imodoka yiguze avuye hanze. Kandi ijye mu makuru Kavamahanga yanyihereye, kuko Kavamahanga turakorana mu buryo bumwe n'ubundi, kandi igenda namufata nk'umubyeyi. Nubwo ibyo byaba, uruhara rwe angana na papa, nta bushobozi na buke, nta n'uburenganzira na buke. Imana yatwikurura umukozi wayo wahanuriye abantu, gihanurira abantu, umusaza w'inararibonye mu buryo bumwe n'ubundi. Umugore we babanye akiri muto, kuva mu myaka 20 bashingiwe kugeza mu myaka 50 bakiri kumwe, ataramushoreka. Niba bose bageze mu zabukuru bakaba ariho bagiye kudevorosa wa mugabo we Pafire,
ngaha hondi nutamusaba imbabazi ngo ibyo biganiro wakoze ubisibe, witegure Imana ihora ihoze. Ngira ngo Kavamahanga yaracecetse ntiyanavuze, ariko twebwe tubwire n'abandi bakristo bose agakiza Mwuka Wera wambika abantu ubusa. Mwuka Wera wasanga umugore mu muhanda yambaye agahita avuga ngo ni mu mwambika ubusa twamufasha asambana, uwo sagwa aturuka ku Mana, uwo ni shitani. Ngira ngo rero mwivugabutumwa Pafire amazemo iminsi ngo Imana yamuhishuriye amabanga. Sinibaza ukuntu wakoranye n'umuntu ugikuzimu ibiganiro birenze 50, buri kiganiro ubwo suri bubisibe kureba uwo muntu wamukoresheje agikuzimu afite imyuka mibi nk'iri, uraza kubisiba basi se uraza kubwira abantu ati nari naribeshye nkorana n'umusataniste muri ADPR. Iyo ubona umushumba ADPR yasengeye ikamurambikaho ibiganza by'abakuru ikamwimika nk'umutambyi, agabaya ari umuherezi, akaba ahagarara ku ruhimbi imyaka irenze 30, ari umuyobozi mu itorero ADPR Pentecoste of Rwanda, ibyo bikorwa itorero rikabimurekurira ridashidikanya ritibeshya ko uwo muntu akorana n'Imana. Ese abamusengeye muri ADPR bamusengeye akorana n'iyo myuka mibi? Ese nabo babaye impumyi? Aha rero uregera ubuvugizi bw'ururembo cyangwa se bwa paruwasi babwira uti Kavamahanga asigaye akorana n'imyuka mibi, ndi Pafire Imana yabimbwiye, hama ni mu muhagarike cyangwa mu muce. Ariko niba ushobora gukora ikosa ukandagaza umuntu, ukabeshyera umuntu, warangiza ukavuga ngo ndakomeye, ngo ndazi, ngo cano nazi kubita hasi, ngo ngiye navuga umuntu ngo nkamukupira, ngo ngiye ngo nakora ibi nibi, ngo hakaba ibi nibi, Pafi nta wahomba kukurusha. Nujya muri ministeri zo hejuru Kavamahanga arazwi z'igihugu, usibye nawe nta muntu n'umwe muri iki gihugu wabasha kuba yariza akarangiza kaminuza. Mu by'ukuri igihugu kiri maso, leta iri maso. Mwabonye itangazo leta y'u Rwanda yasohoye ko nubwo wasanga umuntu yabafashwe n'uburwayi bwo mu mutwe, haba habaye impanuka, gukwirakwiza amafoto, umufoto ye y'urukozasoni, gukwirakwiza amajwi wumvise ku muntu ukamurikodinga, ni icyaha gihanwa n'amategeko. Ari leta ibyo bintu ikabihagurukira. Wowe were kuri umuhanuzi uratinyuka ukavuga iyo uvuga jewe wavuze uti Marite ni indaya, ni igisambo, agikuzimu, wavuze jewe tungana ngewe umusore mugenzi wawe, abantu b'abasaza ukabareka abasaza bashaka hiki. Kavamahanga n'ubundi imitungo afite honyine isamba afite, niba waramusuye kandi ndahamya ko wamusuye, biriya bintu imyaka asigaranye Kavamahanga ko nzi ko umuntu ugeze mu myaka 70 imitungo afite, nubwo byagenda gute ko biriya bizamusazisha. Yesu ko yavuze ati nimwiririre n'urubyaro rwanyu, wavuze twebwe tungana, ko ngeweho yenda unamvuze ndacyari umusore. Bavuga bati koko ibyo bamuvuze Marite nibyo, Marite nibyo, imodoka yayikuyeyo nibyo, ariko ahikuzimu mwirirwa muririmba, mwirirwa muvuga. Bibiliya iyo ivuze ikuzimu, Bibiliya ivuze Satani, Bibiliya ivuze imbaraga za shitani, Bibiliya ivuze ubushobozi bw'abadayimoni. Ntabwo ibivuga nk'uko mubivuga mwebwe, mubivuga kuruta uko Bibiliya ibivuga, mubikabya kuruta uko Bibiliya ibikabya. Mwebwe muvuga kuruta uko Imana ivuga, mugakora kuruta uko Imana ikora, mukagaragaza ngo ubushobozi buruta ubw'Imana. Muvuka ku Mana, muvuka kuri Satani. S'ilvupre musubire ku rufatiro, ku isoko y'amasengesho. Saba abantu bakurikira imbuga nkoranyambaga cyangwa imbuga nkorokanabumenyi cyangwa murandasi, cyane ku rubuga rwa YouTube n'urwa TikTok n'urwa Facebook, Twitter cyangwa Instagram cyangwa X. Bantu munyura kuri izi mbuga nkoranyambaga, nimwigengesere. Nowa yavumye umuhererezi we kubera abuze discipline n'umuco, haramuvuma. Muvumo uramufata nubwo umuntu yaba adakijijwe. Umuntu wese wakubyaye abagufiteho ubushobozi, umuntu wese w'umubyeyi abagufiteho ubushobozi. Nimwubahe, mugire ibyo mutinya. Koko mwe mushobora kwirukanka ku nyungu z'amafaranga yo muri YouTube, ariko mugakenyuka, ariko izi channel zanyu mukaziteza umuvumo.
ho mwari mugeze mugasenyuka. Pafire wahoze ukora kuri Zaburi nshya wavanweyo n'iki ko ari muramu wawe? Iyo uza kuba uri umukozi muzima n'ubu muba mukorana, ariko ubu nimuvugana ubu nta aho umwe aciye undi ahacisha umuriro. Kubera iki wavuyeyo kandi ukijijwe uri umukristo? Uyu munsi wa none utangiye kugirana intambara n'umuntu w'umusaza nk'uriya wakugiriye ubuntu, ngewe kavamahanga yakicara kuri cano ukwezi kugashira, amezi abiri agashira, guha ibiganiro YouTube iguhemba. Ese ubwo umugore we niba agutakiye nk'umwana we, akagutakira nk'ifura ye, akagutakira nk'umuvandimwe, yenda tusipoze ko ari nabyo uretse ko atari byo, kuko jewe aya magambo nyavuze sho nahuye na kavamahanga nkura n'umugore we, ndetse rwose ngira ngo kavamahanga aranambwira ati nimujye mu modoka mbajyane Nyirangarama n'abana be, nubwo yenda tutabonye umwanya wo kuganira, ariko ngira ngo twabiteguye vuba muzabona ikiganiro cya kavamahanga n'umuryango we bishimye. Ese uwo muntu uri kumushinja utarareze muri leta, muvuga ngo kavamahanga aradivorosheje, uwo mugore babana utarareze muri leta wa kabiri, uwo mugore wa kavamahanga mu rukiko rw'ibyumba ko nta divorce yigeze arega. Hari ibintu ingo zose zidahuza, ari abo dusengera, ari abadusengera, ari abaganza, ari abategetsi, ntabwo rwose ntituzaba uko Imana ishaka. Reka da, ntimuzaba uko abandi bantu bashaka, ntituzigera tuba uko mushaka. Umuntu wese agira kotiri faiblesse, hakagira n'indi kotiri imbaraga. Uyu munsi wa none rero Pafire, jewe rwose nk'umuvandimwe wawe dusangiye idini rya ADEPR twese duhuriyemo tubarizwamo, twaragaye inyifato n'imvugo n'ibi biganiro wakoze ku mubyeyi kuri uyu mushumba kavamahanga. Rwose ntabwo ibi twabigushimiye, Beura nayikurikiranaga, ariko nari ntarumva ujya mu mazimwe nk'aya ba Korode, mu mazimwe nk'aya ba Gasuku, mo please ukambika umuntu ubusa. Yagiye kuzana umugore wa kabiri ngo mufite ibyo mupfa. Ishyari iri ni ishyari riri mu murimo shitani yabibye mu bantu, kandi icyaha cy'ishyari ni kibi, cyakuye shitani mu ijuru, kirica kikarimbura. Je rero rwose nkwibiye ibanga, iyi video cyangwa se audio ushaka kuyumva ukababara cyangwa se ukanishima, ibyo ni uburenganzira bwawe. Ibyo wakoze sibyo, yenda nanjye ibyo nkoze sibyo, ariko je ntabwo nkwandagaje mu makosa wagiye ukorera abantu, cyangwa se naho kuri Zaburi nshya uko wahavuye nuko mwamenyanye n'ibyo mu miryango yanyu, cyangwa ubu se natwe tujye gushaka amakosa papa wawe akora muri ADEPR ko ari umuyobozi, ari pastor, dushaka ibyo byose tubishyire ku mbuga nkoranyambaga, donc dukorere shitani? Oya, Imana yaduhamagaye ngo tuzimye umuriro, ntabwo yaduhamagaye ngo ducane umuriro. Ariko rwose n'undi muntu w'umu YouTube wateganyaga kwandagaza abahanuzi, kwandagaza abapasteri, kwandagaza abashumba, ibyo bintu nibibe mu bapagani, ariko naho ntibikwiye kubayo. Koko twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Pafire ubakanwa kawe karatunganye, amaboko yawe aratunganye, ubu Yesu agushunguye nta rukumbi yagusangamo akugosoye. Hari umudamu uherutse gutuka, umuhora ngo yanditse komenti, umukirisito kavamahanga ayoboye arimo akubwira ko ari umukristo wa kavamahanga mu rusengero kavamahanga ayoboye, ariko komenti urazisiba, umuhamagara kuri telefone uramutuka. Si umugore wawe ariko uramutuka. Ubu se tuzane natwe ayo marikode tuyashyire hanze yuko watutse umugore utari uwawe? Muhagarike ubupagane n'imyuka mibi ya Satani, n'ikimana yabahamagariye ngo mube abagabo bo guhamya ibya Kristo. Ntabwo yabahamagaye ngo mube abagabo bo guhamya ibikorwa n'imirimo ya shitani. Nimuhamye Yesu ko ari umwami n'umukiza. Reka je mvuge makeya rero, ariko nakuburiraga, nagusabaga rwose ugarukiraho. Ciao ciao, shalom shalom. Imana ibezi bababariri bahariri.